Turacyakomeje n'isomo ryacu, nababwiye ko umuntu iyo ageze mu modoka ikintu uheraho ugomba kubanza ugakandagira feri, warangiza ugakandagira amburiyaje. Iyo umaze gukandagira amburiyaje icyo gihe urakandagira cyane ukagera gute ukayihesa. Iyo umaze gukandagira ibyo byombi, imodoka yawe uraza ugashyira muri puwemoro. Shyira vitensi y'imodoka ukayishyira muri puwemoro nk'uko twabyize. Iyo umaze gushyira imodoka muri puwemoro, ukurikizaho kwatsa imodoka. Ushyiramo urufunguzo nk'aho uko twayibonye rujyamo, ukayatsa iri muri puwemoro. Nabyumvise ko yatse. Iyo umaze kwatsa imodoka, ukurikizaho kwambara umukandara. Iyo umaze kwambara umukandara rero ukitegura kugenda. Bagenda bate? Nibyo tugiye kureba. Ukandagiye neza feri na amburiyaje, urabanza ugashyiramo vitensi ya mbere niba ugiye kujya imbere, niba ugiye kujya inyuma ushyiramo vitensi yo gusubira inyuma nk'uko twayibonye, ukajyana hirya ugaheza ukamanuriramo, ugashyiramo vitensi yo gusubira inyuma. Reka dusubire inyuma gatoya, turongera natwe tugaruke n'imbere mubibone. Iyo umaze gushyiramo iyi vitensi rero nk'uko maze kubibereka, uraza hano ugakuramo iyi fereyamo y'imodoka. Nababwiye ko utagomba kugenda iyi fereyamo utayikuyemo. Iyo umaze kuyikuramo rero ukurikizaho iki? Ibyo tugiye kureba. Iyo rero ushaka guhagurutsa imodoka, nababwiye ko uba ukandagiye feri na amburiyaje, ikintu ugomba gukora bwa mbere ubanza ukarekura kuri feri yawe ugakuraho akaguru. Urabona ko akaguru ngakuyeho, ariko ndacyakandagiye amburiyaje cyane, ndayihejeje. Ukurikizaho iki? Ufata ku muriro hano gatoya, ntabwo umuriro ukandagira cyane ngo bashyiremo imbaraga nk'uko umuntu aba yakandagiye amburiyaje yahejeje. Umuriro wo urambikaho ikirenge ukazajya ukomaho gato gatoya, ntabwo ukandagira ngo ufate mwinshi. Iyo rero umaze gufatiraho akariro gakeya karinganiye, wumva ijwi ry'imodoka ririmo rihinduka ukuntu, utangira kugenda uzamura kuri amburiyaje gake gakeya, hanyuma ukumva imodoka iragiye. Ubu ndahagaze. Iyo wumvishije imodoka igiye, urongera ka kaguru waruvanye wari wafatishije feri, niba uzamuye amburiyaje ukagenda, usubiza hasi amburiyaje cyane, ukongera ugahita ufata feri hagati, imodoka igahagarara. Twongere dusubire inyuma gatoya, ufata ku muriro nk'uko bimaze kubibabwira, ukazamura amburiyaje, wagenda ukongera ugahita uhagarara. Ubundi gufata umuriro ngahaguruka nkazamura amburiyaje, najya guhagarara nkahita nsubiza hasi amburiyaje cyane, nkahita mfata na feri yanjye nk'uko muri kubibona. Reka twongere tubisubiremo nanone indi nshuro imwe mu byitegereze. Guhagurutsa imodoka rero cyangwa kuyitwara biri mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, imodoka ushobora kuyihagurutsa iri ahantu hazamuka, ushobora kuyihagurutsa iri ahantu hatambika, ushobora kuyihagurutsa yari iri ahantu hamanuka. Aho hantu hose tuzagenda twiga uburyo bwaho bakoresha. Ubu hano ikintu turi gukora, turimo turakoresha uri ahantu hatambika. Niho nababwiye urekura kuri feri yawe, ho gatoya, ugafata ku muriro, wamara gufata akariro ukagenda uzamura amburiyaje yawe gake gake. Iyo imodoka iragiye, wajya guhagarara nk'uko nabibabwiye, ugafata amburiyaje na feri ukaba urahagaze. Ngere mbisubiremo. Ahantu hatambika urazana ikirenge ukarekura feri, ugafata ku muriro nk'uko nabibabwiye, ukazamura amburiyaje gake gake, imodoka yagenda ukabyumva, ugafatira hamwe amburiyaje, then wajya guhagarara ugafata amburiyaje na feri, imodoka igahagarara. Tugeze ahamanuka rero. Ahantu hamanuka ikintu ukora ni igiki? Iyo urekuye kuri feri ho gatoya, imodoka iragenda. Ubu feri ndimo ndayirekura, imodoka irimo iragenda. Iyo igiye rero ukumva irihuse, feri yawe niyo ugenda ukoreshaho gake gakeya, ya amburiyaje ukifatiye hahandi ugihaguruka, ugenda urekura feri gake gakeya, wakumva imodoka igiye, n'ubundi feri niyo ugomba kugumaho ugenda uyikoresha gake gakeya. No guhagarara kandi ni kimwe, n'ubundi uhita wongera ukamanura ya feri yawe, ariko amburiyaje yawe ikiri hehe?
ukiyifasheho. Bivuze ngo iyo uri kuhagurutsa imodoka uri ahantu hamanuka ntabwo wafata umuriro, kandi wirinda no kuba wahita uzamura amburiyaje cyane, kuko uyizamuye nabi icyo gihe imodoka yawe ushobora kuba wakwibeshya ikaba yakuzimiraho. Izamura gahoro gahoro woroheje. Tuzajya tubikora buri munsi uko tuzajya tugenda duhinduranya n'amavitensi, muzarushaho kugenda mubisobanukirwa. Ahantu hazamuka rero niho naho numva twakurikizaho. Iyo imodoka iri kugenda ahantu hazamuka, ushaka kuyihagurutsa uri ahantu hazamuka, ikintu cya mbere kibaho, iyo urekuye kuri feri gutya ugakuraho akaguru iri ahantu hazamuka, imodoka yawe isubira inyuma. Ikintu ukora ni iki: kugira ngo muri cya gihe ushaka guhaguruka itagusubiranye inyuma, ugomba kubanza ukazamura amburiyaje ho gakeya ukayoroshya. uba uri kuyitega amatwi, hari uburyo wumva imodoka moteri ihinduye ijwi ukumva iratitiye, ariko ugifashe feri icyo gihe uba uri gukoresha amburiyaje. Iyo ubu ndayimanuye, ubu nzamuyeho igice, nzamuye amburiyaje igice. Iyo ngejeje mu gice rero njya kumva nkumva imodoka yanjye iratitiye cyangwa se ihinduye ijwi rya moteri. Icyo gihe icyo ukora ni iki: ugumisha amburiyaje aho hantu iyo modoka iri gutitirira cyangwa iryo jwi rihindukiye, ukava kuri feri gake gakeya. Nk'uko mubibonye, imodoka yawe irahagarara, ntabwo yongera gusubira inyuma nk'uko wari uri kurekura feri imbere bikagenda. Ikintu ukurikizaho ni iki rero: ufata ku muriro, ufata ku kariro, amburiyaje yawe ikiri hahandi, ubundi ukazamura amburiyaje gake gakeya, wa muriro n'ubundi nawe urimo guhagarara. Byo ni kimwe, ni ibisanzwe. Twongere tubisubiremo: iyo uhagurutse imodoka uri ahantu hazamuka, ubu urekuye kuri feri gutya mbere, imodoka yawe ihita isubira inyuma. Uri ahantu hazamuka, ikintu ukora ni iki: urabanza ukazamura amburiyaje yawe ukayizamura igice. Wamara kuyizamura igice, icyo gihe imodoka iratitira cyangwa se igahindura ijwi. Uko yahindaga birahinduka. Iyo imaze gutitira ihinduye ijwi, urekura kuri feri yawe gakeya gake gake. Ubu feri nayirekuye yose kandi imodoka yanjye igize gute? Irahagaze. Icyo gihe rero iyo ihagaze ntabwo iba igisubira inyuma, kubera ka kantu wazamuye kuri amburiyaje. Icyo gihe iyo ihagaze rero, wowe urabanza ugashyiramo umuriro hano, kuko ntabwo imodoka ishobora guhaguruka ahantu hazamuka udafashe ku muriro. Iyo ufashe ku muriro, ngira ngo muriho murawumva, iyo ufashe ku muriro uzamura noneho amburiyaje ho gatoya, n'ubundi ntabwo uhita uyirekurira icyarimwe. Tugahagarara rero nk'ibisanzwe. Amburiyaje ni iki? Na feri. Ukimara guhagarara rero, ikintu cyiza, umuntu ahagarika imodoka iri muri vitensi ya mbere cyangwa se n'iya kabiri cyangwa n'iya rivanse. Biba byiza kurusha kuyiparika wayishyize muri poemoro. Abantu benshi bakunda guparika imodoka iri muri poemoro, ariko buriya ntabwo ari byiza, kuko iyo harimo vitensi y'imodoka hari ikintu ifasha kuba mu gihe uyiparitse irimo. Uburyo wayiparitse nk'ahantu hamanuka, n'iyo feriyamu yaba itarimo, icyo gihe iyo modoka yawe ntabwo ishobora kuba yagenda. Ariko iri muri poemoro, feriyamu nubwo wenda yaba irimo, ariko ugasanga amenyo ntikora neza, ushobora kubona nk'iyo modoka ukabona iriporomoye rwose ikagenda. Ubwo rero niba umaze guparika imodoka ushaka wayerekera muri vitensi ya mbere, warangiza ugakurikizaho iki? Kuzamura feriyamu yawe. Then wamara kuzamura feriyamu, ukaza ahangaha kuzimya imodoka nk'uko twabibonye, ugasubiza ibumoso bwawe imodoka ukayizimya. Iyo umaze kuzimya imodoka rero, n'ibirenge nabyo hano dufite uburyo turekura. Ikintu uheraho cya mbere, ya amburiyaje uba wakandagiye, urabanza ugakuraho ikirenge, then feri nayo ikirenge ukagikuraho nyuma, imodoka ukayisohokamo, ugakingura umuryango ukagenda. Isomo ryacu ry'uyu munsi rero turisubikiye ahangaha, tuzasubira ubutaha. Narabibabwiye rero, nk'uko nabibabwiye, hari icyifuzo cyangwa se igitekerezo ushaka kuduha, watwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 53 55 75. Urakoze.
mukomeze gukurikirana amasomo neza, kandi mwese mbifurije kuzajya mutwara imodoka bizira impanuka.